Papa wubatse inzu ntoya, uburiri bwose se ko mwaburyamyeho njyewe ndaryamaye? Papa uri kuryama hejuru ya mama uri kumwica, uri kumwisiritaho. Mama igira hino papa atakuryamaho akakwica. Kanze ndebe ndibutse. Mwarimu yatubwiye ko hari ukuntu bagurutsa ibinyoni abana. Papa muri abana se we na mama? Reka nze mborosore ndebe kandi ukuntu papa ari kugurutsa utunyoni. Uri kugurutsa utunyoni papa? Katurebe ukuntu wakagurukije. Nanjye ndagurutsa, nanjye ejo nzakagurutsa mu kanya kandi ngiye gushaka akana tungana tugurutsa utunyoni. Wacyana ukomeje kumenyera ndakujyana kwa nyogokuru. Iyo mico imeze gutyo nk'iy'abashumba wacyana we ninde wayigutoje? Iki cyana gituma nagira uko nigenza. Ibyana kubyara nabyo umuntu yifuza kubyara ariko nuko umuntu asanga kubyara kw'iki gihe icyana nk'iki nta n'imyaka ingahe kizi ibyo ndimo, kizi ko ndi kugira uko nigenza. Kigari we, ibyana by'iki gihe genda wacyana naho nakumena mu rutwe ko kimeze, nakimena urutwe cyane. Genda kwa nyogokuru kandi nzigera numva ngo wagurukije ibinyoni, niba ari n'ibinyoni nzakwereka. Ushaka kuzandura sida nzakwereka. None se papa wowe kuri kugurutsa akanyoni na mama uri kumuryamaho, uri kurya umunyenga kuri mama. Nanjye ngiye kurya umunyenga ku kana tungana. Uvuze ngo iki wacyana we? Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Kanze nkwereke shaka, kanze nkwereke ukuntu intama zambara ibyana nk'ibi. Nakwica nkakuragiza kugira nzagire icyana kimeze gutya kinesha umutwe, ibyana nk'ibi ngibi. Kanze nkurangize.